Safi madiba, dukomeze kwigira ku mateka mabi igihugu cyagize, turwanya amacakubiri, dushyira hamwe, twumva ko turi abanyarwanda, tunasenyera umugozi umwe, twirinda icyahungabanya igihugu n'umuco uturanga. Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibu. As well remember innocent life of Tutsi who lost their life during 1994 genocide against the Tutsi. We as youth, our role is to let the entire universe and our offspring know what happened in 1994 and shape the right path for our future. Let's build Rwanda we want as we fight genocide ideology and those who be right genocide. Aline Sano. Ubutumwa nagenera urubyiruko ni uko buri mu biganza byacu, gusigasira cyangwa kwica ibyagezweho, amahitamo ni ayacu, kandi guhesha agaciro abakurambere bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ni inshingano buri wese afite. Dukundane, dukomeze twirinde amoko yogatsindwa, turi umwe, turi abanyarwanda. Nishimwe Naomi, Miss Rwanda 2020. Turi ejo hazaza h'u Rwanda, ni inshingano zacu kugira umusanzu mu kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Cyusa Ibrahim. Mu gihe nk'iki twibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Buri munyarwanda ndetse n'ikiremwa muntu muri rusange, umukuru umuto, uri i Rwanda n'uri amahanga, buri wese ku giti cye dukwiriye kwisuzuma mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mvugo zacu no mu ngiro. Buri wese akagaragaza kwiha intego yo kugira uruhare rwe kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi, haba mu Rwanda n'ahandi hose ku isi. Karalise Karasira. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yahekuye igihugu ndetse isiga ibikomere ku mutima ya benshi. Mu gihe twibuka abacu ku nshuro ya 28, mureke turusheho gushyira hamwe, turwanye ikibi, amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo yayo, bityo tuzasigire abato u Rwanda rutemba urukundo n'amahoro. Twibuke twiyubaka. Aline Gahongayire. Amahoro, umutekano, urumuri rw'icyizere twarabihawe. Mureke dusigasire ibyo twagezeyo, duharanire gukunda no gukundwakaza u Rwanda, igihugu cyatubyaye, tube umwe kandi twubahe Imana. Nshuti Divine Muheto, Miss Rwanda 2022. Nanone tariki ya 7 Mata 2022 turatangira icyumweru cy'unamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi. Ni igihe twibuka abacu bishwe bazira uko baremwe, jenoside n'amahano adakwiye kugaruka i Rwanda. Twe nk'abavutse nyuma ya jenoside dufite inshingano ikomeye yo gukomeza kwenyegeza urumuri rw'ubumwe no kwiyubaka kw'abanyarwanda. Dukomeze dusigasire indangagaciro tuvoma mu muco dusangiye, twibuke twiyubaka.